ariko mbere yo gutegereza urushako banza ubitegeze nk'inshuro eshanu wenyine. Kora kuri feri nongera umuriro wakora impanuka. Jewe nari umugabo wubatse, nakoze full mariage na deni fashe muri banke, amafaranga nakoreye urugo rurananira. Ubu ngubu navuga ngo niba ni single papa niba ndiki, ariko umuhamagaro ndimo ndi kufesinga, kandi ubwo niba narapanze ibintu bikanga sinjye wanjye byangiye beshi mu buzima, ariko bizakunda. Nubwo numva ko no buri kintu cyose wakigiyemo ngo babyumva cumuga nk'Inyarwanda ngo yakanze niyabaye nuro, nabikangiwemo reka nitonde banze ndeka abana wowe facing nanjye ndebyo icyo bandushije, wenda Imana ineriteka nzabona tugenda n'urugendo cyangwa umurongo nifuza. Ntuzihebe, ntago abantu bose dufite imitima imeze kimwe. Yego, uriya niba byaranze hari undi waza akagutetesha akagukunda, rwa rukundo icyo wamushakaga mukakibona. Niganira n'abantu muri cura amabaye nkambwira ati mwana wa mama, burya urukundo ruzubaka isi niyo nabwo ngo ruzayisenya. Muri misi impamvu turi kubura urukundo, reka mana baye ikiganiro gatoya cyangwa ubuhamya. Impamvu urukundo rurimo rurabura, abantu barugize business. Ndashaka rura kuko ari umufluencer, arakunzwe n'abantu, mwifotorezeho. Si yankunda ndi mu buri nakazi mfite, abati nibiramo kinyenyeri yatse itumurikire twese. Ashaka kubona wakoze ubuzima ngo azabwiterekemo. Nshuti yanjye, iyo ni imibare, kandi ni imibare harimo guteranya, gukuramo, kugabanya no kudiviza. Icyo gihe haje ibyo byose kugabanya no gukuramo, no hazamo nyine niba nta kintu afite nzagenda, nimba n'abagifite nzamusiga. Ariko urukundo nyarwo rw'abahambere batubanjirije ntago rushingiye ku bintu, yari amarangamutima akunda umuntu, nta definition imugendeyeho, ni business. Kandi mbabwiza ukuri, wowe ujyana business mu rukundo, cyambe urihemukira, urigira igicibwa, werekana ko nta mutima ugira, nawe ukomoka kubateza igisuzuguro mu muryango. Rero nariyakiriye, ariko burya ngo upfurwa beshe n'umunyenga, nzi neza ko Imana ireteka bizabone kumbwira ngo ntago ndi kurambagiza, kubera ko bimbaje sister nkamusobanurira, nta n'umuntu ubizi wazi ko ndi umusore. Nyeshatse bwa mbere mfite imyaka 26. Yego, ubu ndi muri za 30 cyangwa 20 na hafi aho. Imyaka ishize numva byo nagiye nabigiyemo kubera iki, nari mfite ikintu bita fame, nifite igikundiro, mfite amafaranga, nkora ahantu hatuma nyine shyira bariyeri, ubuzima bwanjye baburwana n'amari benshi. Ndavuga nshaka umudamu kujya shyira bariyeri, ariko uwo tuzanye cyangwa tujyanye mu rushako wazana ubundi ya focus afite ari imibare azanye. Rorana umusitari reka mwikingemo, ariko asanga hari kenshi mwikanga ngo ikirere n'umweru ariko kibuditse igihu. Ibyo yaje yibwira sibyo yabonye, niyatinda mu buzima bwanjye. So rero mujye mu buzima bw'abantu ari uko rukundo bajyanyemo, nujya mu buzima bw'umuntu ari uko ari indonye, imiryango ikize, akazi, izina, ibyo birashira. Inama namugira sindi umukire nyo nabireke, ariko mbere yo gutegeza urushako banza ubitegeze nk'inshuro eshanu wenyine, nta muntu ugisha inama kuko jya kuryama ubifesinge rimwe, nujya mu nzira ubifesinge kabiri, none usigara uvuga ngiye ibintu ngiyemo ndamanya umutima nama wanjye ko nta kisunitse. Ariko mu gihe uzibwiye ko ikintu kigusunitse mu rushako, nshuti yanjye kora kuri feri nongera umuriro wakora impanuka. Ariko nagavuze ngo ngiye Ivona fasha umwanzo wo gushaka, kuko muri igihe hari iki ndashaka na Bosco, ko Bosco ari mbana muntu ufite inka mu ndozi zanjye. Ahubwo ndashaka Bosco kubera Bosco ari umusitari, kuko Bosco wamusunitseho, kuko Bosco wamaye pass. Nshuti yanjye, sozi ko no mu kibuga cyo gwa pass nkanye uvuga iby'imikino ikakuje bakagucika ukavuga funga inzoka, iyo pass wayiguhaye 90% ntabwo yaguhira. Buri kintu cyane tuzi mu Nyarwanda habagaho umuranga, kavuga ati ngiye urorora, ngiye gukurambagiriza ikarongi, ngiye mvuka wenda Nyamagabe. Urumva ko ndafite umuranga ngo umukobwa muzumanga heze mwanyina, kigira ngo tukigira abaranga, tugira abaranga bacu ni Facebook, Instagram, urumva TikTok, ngo nahakuye umubesto cyangwa nahakuye umugabo. Ariko neza uwo munaguze imico ye, mwahuriye ngo mwese muri arangazwe niyo TikTok, mujyanga imisi 10 cyangwa amasaha 10. Ariko uwo muntu afite ubundi buzima bamo nyuma yaho ngaho mubonye, arakubwira amagambo meza, shanda umwana mwiza, shaka umuntu uteye gutya twakubakana. Ese ni wowe wa mbere ahantu yaciye TikTok niba umuyoboro mwiza kubona uwashaka? Numva nawe ahantu bumukuye nyine bajya bavuga ngo mbwira abo mugenda mubwira buribo. Niba ugenda n'igishomwinyo uri igishomwinyo, niba ugenda n'indangamirwa uri indangamirwa, niba ugenda n'igisambo uri buri gufata ibisambo nayo izakubariza muri byo.
inkotanyi imana ese ibi ngibi wabyitira ugira ngo ariko sha nuko agenda cyambasabe nitwa Big Man umusore wa Gasabo nimufashe uyu muntu mukande sub rwose mumuye comment nziza mumuye courage byo kuza mukasa abantu no bwira umuntu amagambo meze n'umutima ni mugenzi w'Imana mubwira ati Imana nikomeze ku blessing umugisha nawe wakugeraho ureke ishyari nababwira ngira abantu ngo umugisha gisiga so w'inyoni umugisha w'uyu muntu ushaka kuba ari igisigo kubura inyoni byakugeraho witwaye neza byagwa gasabune mwagasangira agafanta uri wamugisha ako nujya kubishyiramo intambara ugafighting ibintu byose intambara no kandi ngira abantu bagishyere baravunika none se nk'ubureba ndi umusore nabo bari mu rukundo ushaka gutera amatipe ku kigishaje idashatse no nabibabariyemo ndeka no gushaka wowe birimo n'umugisha wawe ufesingi rero kibabwira buri wese n'umugisha we urukundo si ibyanjye showbiz yanayishobora ndekera muri ibyo ubwo ngo kingana ngo kirashaje no reka nsaza wasanga rugino ryanjye wowe birimo nibiguhira n'umugisha byo byaranze so rero najya tubaganirize nyamuneka uyu wacu tumusapotinga natwe tubirimo turucyafite urugendo ariko ni muto kuri twebwe umuntu mu muzamu rero twegere nyamuneka ejo bibe byiza inyeri yake ni muri Rwanda turabakunda cyane rero ni sub musabwa comment nziza turabanyarwanda supportingane turabakunda cyane uyise nambaza kandi mu rwasenda subiza ayise ikibazo ubundi nari mfite gikomeye yahise agisubirizamo ntiriwe nanamubaza yo kukubaza nyine narashaka kukubaza ngo uri single uri mariye rero ngiye nabone nikina buriya ibyo ibyakubayeho nubuhamya kuri wose ibyo nubuhamya kandi bwakubaka abandi njewe nari umugabo wubatse nakoze full mariage na deni fashe muri banke amafaranga nakoreye urugo rwananira ubu ngubu navuga ngo niba ni single papa niba ndiki ariko umuhamagaro ndimo ndi kufesinga kandi ubwo niba narapanze ibintu bikanga sinjye wanjye byangiye beshi mu buzima ariko bizakunda nubwo numva ko no buri kintu cyose wakigiyemo ngo bajye mucumuga mu Nyarwanda ngo yaho kanze ni yabaye nuro nabikangiwemo reka nitonde banze ndeka abana wowe facing nanjye ndebyo icyo bandushije wenda Imana iriteka nzabona tugenda n'urugendo cyangwa umurongo nifuza ntuzihebe ntago abantu bose dufite imitima imeze kimwe yego uriya niba byaranze hari undi waza akagutetesha akagukunda rwa rukundo icyo wamushakaga mukakibona n'abantu muri Curama bakambwira ati mwana wa mama burya urukundo ruzubaka isi niyo nabwo ngo ruzayisenya muri misi impamvu turi kubura urukundo reka mana baye ikiganiro gatoya cyangwa ubuhamya impamvu urukundo rurimo rurabura abantu barugize business ndashaka rura kuko ari umufluencer arakunzwe n'abantu mwifotorezeho si yankunda ndi mu buri nakazi mfite abati nibira bakinyenyeri yatse itumurikire twese ashaka kubona wakoze ubuzima ngo azabwiterekemo nshuti yanjye iyo ni imibare kandi ni imibare harimo guteranya gukuramo kugabanya no kudiviza cyo gihaje ibyo byose kugabanya no gukuramo no hazamo nyine niba nta kintu afite nzagenda nimba n'abagifite nzamusiga ariko urukundo nyarwo rw'abahambere batubanjirije ntago rushingiye ku bintu yari amarangamutima akunda umuntu nta definition imugendeyo ni business kandi mbabwiza ukuri wowe ujyana business mu rukundo cyambere urihemukira urigira igicibwa werekana ko nta mutima ugira nawe ukomoka kubateza igisuzuguro mu muryango rero nari yakiriye ariko burya ngo upfurwa beshe n'umunyenga nzi neza ko Imana ireteka bizakunda so rero buriya bajya ncumugana mu Kinyarwanda ngo nawe ivuga amaba meza hari kandi ka muntu umutima we ibi fesinga nabyo nigize umusonga wanjye igihe nari nicaye woke for usinziriye sibyo ubu reko kumbwira ngo nje ntago ndi kurambagiza kubera ko bimbaje sister nkamusobanurira nta n'umuntu ubizi baziko n'umusore nyeshatse bwa mbere mfite imyaka 26 yego ubu ndi muri za 30 cyangwa 20 na hafi aho imyaka ishize numva byo nagiye nabigiyemo kubera iki nari mfite ikintu bita fame nifite igikundiro mfite amafaranga nkora ahantu hatuma nyine shyira bariyeri ubuzima bwanjye baburwana n'amari benshi ndavuga gacaka umudamu kujya shyira bariyeri ariko uwo tuzanye cyangwa tujye mu rushako waza n'ubundi ya focus afite ari imibare azanye Laurent umustar reka mwikingemo ariko asanga hari igihe kenshi mwikanga ngo ikirere n'umweru ariko kibuditse igihu ibyo yaje yibwira sibyo yabonye niyatinda mu buzima bwanjye so rero mujye mu buzima bw'abantu ari uko rukundo bajyanyemo nujya mu buzima bw'umuntu ari uko ari indonye imiryango ikize akazi izina ibyo birashira
inama namugira sindi umucire nyine nabireke ariko mbere yo gutegereza urushako banza ubitegeze nk'inshuro 5 wenyine nta muntu ugisha inama kuko jya kuryama ubifesinge rimwe nujya mu nzira ubifesinge kabiri none usigara uvuga ngiye ibintu ngiyemo ndamanya umutima nama wanjye ko nta kisunitse ariko mu gihe uzibwira ko ikintu kigusunitse mu rushako nshuti yanjye kora kuri feri niwongera umuriro wakora impanuka ikora kuri feri reka hari umushuti wanjye mperuka kuganira nawe arambwira ngo ibikomere by'urukundo bikizwa n'urukundo ibikomere by'umugore bikizwa n'umugore ibikomere byatewe n'umugabo bikizwa n'umugabo ubyumva ute wowe ubitekerezaho iki ndakubwiza ukuri bajya babwira ingenzi kinyarwanda ndajyanye nze kuzimiza ngo byanjye byumva n'abantu bakuru buriya niba umuntu yagusonze igisongo wo kumuha amahirwe ko ijya kare yagusubiza igisongo mu rubavu yaratoboye urundi nakomerekeye mu rukundo ariko nzi neza ko wankomerekeje n'umuntu uwanyomara n'umuntu n'uwakongera kunkomeretsa n'umuntu abo si bambaye inyama n'umubiri ni ba bantu none cyakisha abantu none kavuze kuri site y'urubyiruko rwo mu Rwanda navuga ngo mu mafaranga bari hasi nibo bita bakene kuko nawo batunze baritunze bari hasi ku bushobozi noneho uwo mukobwa arajya myaka 28 akavuga ati mana yanjye baravuga ko iwacu turoga maze kuziko akajya ku gitutu cyuko agiye gushaka kubera iki pressure y'imiryango inshuti yabo biganya bakorana ariko nagavuze ngo ngiye Ivona fasha umwanzo wo gushaka kuko muri igihe hari iki ndashaka na Bosco ko Bosco yamba na muntu ufite inka mu nzozi zanjye ahubwo ndashaka Bosco kubera Bosco ari umustar kwako Bosco wamusunitseho kwako Bosco wamaye pass inshuti yanjye sose ko no mu kibuga cyo gwa passe nkanye uvuga iby'imikino ikakuje bakagucika ukavuga funga inzoka iyo passe bayiguhaye 90% ntago yaguhira buri kintu cyane tuzi mu cy'Nyarwanda abagaho umuranga kavuga ati ngiye urorora ngiye gukurambagiriza ikarongi ngiye mvuka iwenda Nyamagabe urumva ko nafite umuranga ngo umukobwa buzumanga heze mwanyina kigira ngo tukigira abaranga tugira abaranga bacu ni Facebook Instagram urumva TikTok ngo nahakuye umubesi ujya nahakuye umugabo ariko neza uwo munaguze imico ye mwahuriye ngo mwese muri arangazwe niyo TikTok mujyanga iminsi 10 cyangwa amasaha 10 ariko uwo muntu afite ubundi buzima bamo nyuma y'aho ngaho mubonye arakubwira amagambo meza shanda umwana mwiza cyaka umuntu uteye gutya twakubakana ese ni wowe wa mbere ahantu yaciye TikTok niba umuyoboro mwiza kubona washaka nawe hano bumukuye nyine bajya bavuga ngo mbwira abo mugenda ubwira buribo niba ugenda n'igishomwinyo uri igishomwinyo niba ugenda n'indangamirwa uri indangamirwa niba ugenda n'igisambo ribuze gufata ibisambo nayo izakubariza muri byo niba ugenda n'abanywatabi na wa mwotsi uragusindisha niba utarinywa na wa mwotsi ukugeraho so rero icyo mbabwira mubashe kumenya ngo ese ngiye rora cyangwa big man narose izenzuze mu buzima bwanjye ese inde wazifashamo uyu muntu ko no mukirisi n'inguru umuntu mu kabari bizamacinga ese ndi Yesu nzahindura umuntu mugire icyaremwe gishya akugemera ko umuntu ahinduka nshuti yanjye aho ngaho rero nayo hari abanyirabyo kabayicwende nikoze ngashira umuntu uko urumva cyo ngubwira kuvuga ngo umuntu ahinduka umuntu ni iki umuntu ni inyama n'amaraso kandi umuntu iki ni kimwishemo umuntu ikiro kimurimo bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo ingeso ipfa nyirayo yapfuye kuki bavuga ibyo bintu se uwo muntu ahinduka ate so icyo nakubwira rero ni urugamba ngwino bigishe umubano mwiza ku bana bose Kinyarwanda n'ifite cyane bitanga ngo twige official twige iki twige umubano mwiza twige imibanire twige imiryango buryo abanamo twige kujyana inama z'ubuzima ejo hazaza wowe umukobwa kugiye gushaka witeguye iki niba ushatse umusinzi uzamwanganira nejo hawe heza hameze ati niba shaka umuntu umukristo ejo hanyaza bameze ati ni heza arera imbuto nziza tuzabyara abana beza bazagira uburere bwiza ese niba ushaka umusinzi uzamuhinduza iki uri Yesu ejo heza nahahari nawe biragusaba kuba uri umusinzi wamaze kwanywera wamaze kuhabyinira tugusibe mu kiganiro ukora akazi komeza w'impanuro nziza bakomeze gusapotinge yego banyarwanda twavuye akomeye aho tugeze no heza reka dusapotinga kandi uko bituzabigeraho tuzabigeraho dufatanya n'izo nguyu tuzajya kuntu bikomeye cyane fana sapotinga tujya kuntu bikomeye cyane nigenya mw'igendaho wishaka kugera kure jya nabandi ushaka kugera wenyine genda wenyine
murakoze cyane murabona ko ibintu ari umuriro mu bintu ni umuriro rwose uyu munsi hari hahiye nabacanzemo utuntu twinshi kandi twiza buriya urukundo ni cyo kintu nabonye kibabaza umuntu wakomerekeye mu rukundo kugira ngo abone ibimwomora biragora wowe uri hariya wowe uri gukina mu rukundo rw'abandi atansiyo uri kwica abantu nagushyira muri kayo uri umwicanyi wowe ukina n'imitima y'abantu ugakina n'umutima w'umuntu reba nk'uyu ukuntu yakomeretse nawe ubwe abivugira ibikomere byo ku mutima biri kwivugira wowe uri gukina mu rukundo rw'abantu uri umwicanyi nta n'ikindi ni full stop uri umwicanyi rwose mujye mukundana kandi munadukunde nababwiye ngo muzankunda kandi muri kubibona ciao bye.